Dore impamvu ikomeye cyane utabona views kuri YouTube channel yawe. Niba ujya kwa uploadinga video kuri YouTube channel wangiza ugakoranga warangiza kwa uploadinga video yawe kuri channel yawe, niyo mpamvu zitarebwa cyane. Abantu benshi bakora amakosa bari kwa uploadinga video kuri channel zabo bikarangira babuze views, bikarangira bagenda bavuga ngo YouTube channel zabo zarabananiye kandi mu by'ukuri nibo ba uploadinga video nabi, bikarangira nta musaruro babonye. Naho abamenye rino banga ba uploadinga video neza kuri YouTube channel zabo maze zikazamuka mu gihe gito maze bakabona views nyinshi, maze channel zabo zigakura mu kanya nkako guhumbya, maze bagatangira kwinjiza akayabo kuri YouTube channel kubera bazi uburyo bwo kwa uploadinga video neza nta kintu gituye bibasabye. Muri iyi video ugiye ku buryo bwiza waka uploadinga video kuri YouTube channel yawe maze warangiza ukajya ubona views nyinshi cyane, maze nawe channel ikazamuka mu gihe gito maze nawe ugatangira kwinjiza agatubuze kuri YouTube channel yawe nta kintu gituye bigusabye, maze channel ikomeza gukubera umusaraba ahubwo ikakubera igisubizo ikakubera ikiraro njyabuki. Turasize mu byinshi reka ngora kuryo waka uploadinga video kuri YouTube channel yawe. Ariko nyawe mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe n'ubu utarayika ufite iki kintu ushaka komeye cyanyunganizi ubisigaho muri comment ndahita ngusubiza. Rero mbere yo kugira ngo ku buryo bwiza waka uploadinga video kuri channel reka mbanze mubwira ibyiza bya buno buryo kugira ngo ubashe kubikora uzi neza ikintu ugiye gukora nunabona views zamenya hano zaturutse. Buno buryo ngiye kukwereka uburyo bwo gushyira thumbnail 3 kuri video yawe. Nk'urugero niba umuntu ari kureba video yawe kuri YouTube ashobora kuyibona bwa mbere aho thumbnail itandukanye ni yindi washyizeho bwa mbere, akongera akayibona ari indi thumbnail, akongera akayibona ari indi thumbnail ya gatatu. Bivuze ko umuntu ashobora kubona video yawe ishuri yikurikirana kandi mu by'ukuri thumbnail zahindutse ariko video ari yindi, hakajya ahinduka thumbnail gusa akajya yireba akabona thumbnail yahindutse neza akagira ngo n'indi video akaba yayikandaho. Urumva nk'urugero ashobora kuyibona bwa mbere akayibona bwa kabiri akabona bwa gatatu, ubwo urumva muri izo shuri 3 zose naga buri shuro n'imwe ashobora kuba yayikandaho. Iki ni ikintu cya mbere ukuye kumenya kuri buno buryo ngiye kukwereka. Uburyo bwa kabiri nanone bago uburyo bwo ko washyiraho title 3 zigiye zitandukanye, ushobora gushyiraho title zigiye zitandukanye nta kintu gito yagusabye. Urumva kuri thumbnail 3 hagenda hariho title iya mbere, title ya kabiri, title ya gatatu. Urumva nyine abona bigenda bihinduka akagira ngo n'indi video. Urumva ko umuntu yayibonye ishuri 3 byuri mu ishuri 3 aba yayibonye kuri screen ye, ubu ufite amahirwe yo kuba yakanda kuri video yawe ikayibonye views. Ubu ni uburyo burushaho ko wabona views nta kintu gito yabigusabye ukoresheje buno buryo uretse ko hari n'uburyo bwinshi cyane. Ndakwereka n'utundi features twishi cyane uruze kubona kuri buno buryo kandi utajya kubona unyuze kuri application bisanzwe. Rero tibikorwa gute? Kugira ngo bikore nta kintu uzakora uzabanza scrolling muri application zawe zigiye zitandukanye, uzahita ushaka application ya YouTube Studio dore ngi uzahita uyikora nk'uko ugumisheho. Ukina kugumishaho nta kintu uzahita ukora kuri app ifo. Ukimara gukora uzascroll gake uzamura nk'uko ukimara kuzamura uzahita ukora handitse open by default hano uri kwabona uzakoraho. Ukimara gukora uzasanga birahanga nta kintu uzahita ukora, uzahita ushyiranga du fresh hano uri kwabona uzakoraho. Ukimara kubikora nk'uko nta kintu uzahita ukora back gake usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura application yawe ya Google Chrome cyangwa Safari cyangwa indi browser yose ukoresha bitewe na telefone yawe, uzahita uyifungura nk'uko. Ukimara kuyifunguza ateza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguka uzahita ujya kuri tab imeze nk'uko. Ukimara kugera kuri tab imeze nk'uko nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandika youtubestudio.com. Uzabyandika nk'uko byanditse kuri screen yawe, uzabyandika nk'uko witonze. Ukimara kubyandika twebwe tugiye gukora hanga kuko twari twarabyanditse kera, uzahita ubyandika uhita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kuri tab imeze nk'uko we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri link ya mbere. We ntago uzasura gumanura nk'uko ahubwo uzahita ukora kuri link ya mbere ngiyi ishyizeho du fresh uri kuyibona uzayikora nk'uko. Ukimara kuyikoraho bizaroding, uzateza gakeya birodinge, uzateza gakeya wihanganye, uzateza gakeya wihanganye bitewe na konegisi ufite muri telefone yawe. Rwose buno buryo ngiye kukwereka n'uburyo bwiza cyane kandi burakora kandi birizewe. Iyo bukoresheje rwose views ziraza kuri video yawe nta kintu gito yabigusabye. Buno buryo ndabizi neza numara kubumenya neza 5 kuri 5 nibwo buryo uzajya ukoresha kuko butawa umusaruro neza 100%. Wowe nta kintu usabwa, urategereza gakeya bikabanza bikarodinga bitewe na konegisi ufite muri telefone yawe, urategereza gakeya wihanganye. Ukimara gutegereza uhita ujya kuri tab imeze nk'uko. Ukimara kujya kuri tab imeze nk'uko uhita ugera kuri channel yawe. Hari nk'ukuntu usanga mo channel yawe ugasanga harimo channel udagiye kwa uploadinga video, hari nk'ukuntu usanga nyine nk'umuntu afiteho amachannel menshi agiye atandukanye. Rero ushaka kuyindura nta kintu uhita ukora kuri kano kantu k'agafoto. Gusa hano ushobora kuba wazuminga in cyangwa ukazuminga out. Gusa ushobora kugera kuri tab imeze nk'uko wazuminga in cyangwa wazuminga out nk'uko binibikunde. Iyo bidakunze nta kintu uhita ukora hano shizu fresh kuri buno budomo butatu ubu uri kubona ubukora nk'uko. Bimaze kubukora nta kintu uhita ukora, urasubira gake uzamura nk'uko. Ukimara kuzamura kano kantu ka desktop site usanga katavivuye, we nta kintu uhita ukora uhita ukavivura. Maze kukavivura birarodinga. Iyo bimaze kurodinga nawe nyine ushobora kuba wakora zoom in cyangwa wakora zoom out bigakunda neza 5 kuri 5. Rero usanze mu channel udashaka kwa uploadinga video nta kintu uhita ukora zoom in. Wamara gukora zoom in ukahita uzana hejuru mu nguni hano hejuru kuhabona kuri kano kantu k'agafoto kangaka ugakora nk'uko. Umaze kugakora nta kintu uhita ukora handitse switch account hano uri kuhabona. Ahanga
ahangaha uri kuhabona ukoraho nguku nguku. Umaze gukoraho nguku nguku urategeza gake, ujye umaze gutegereza. Iyo umaze gutegereza bahita bakwereka channel ufite muri telefone we nta kintu uhita ukora, uhita uhitamo channel nyine ugiye gushyiraho video yawe nta kintu gito yabigusabye. Ubwo maze kubikwereka neza 5 kuri 5. Rero ukimara kuhitamo nta kintu uhita ukora, tujya kwita Business kuko n'ubundi tujya kuri channel yawe n'ubundi bameze nguku nguku. Ukimara kugira ngaha nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kano uri kukabona. Reka nzuminge yini kugira ngo nyine mubashe kubibona neza 5 kuri 5. Akangaka kari munsi y'ifoto yawe kano kantu uri kukabona. Akangaka uzagakoraho nguku nguku. Ukimara gukoraho nguku nguku uzahita zooming out nguku nguku. Ukimara kuzooming out nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kangaka uri kukabona. Ariko mbere kugira ngo akoreka mbanze ngubwire kino kintu. Yabura niba ugiye kwa uploadinga video kuri YouTube channel yawe, niba ufite thumbnail, niba wateguye video yawe yabanze wandikeho title ya video yawe, wandike no kuri thumbnail title ya video yawe kugira ngo bize kugenda neza, kugira ngo uze kubasha kubona views nta kintu gito yabigusabye. Rero twebwe twabyo bagereka natwe tubanze tubyandike, ubwo tuzaza kuri application yacu ya File. Tukimara kuzaho thumbnail turi bukoreshe ningi tuzayikirika nguku nguku, tuje dukora kuri mu budomo butatu, tuje dukora ngaho uri kuhabona ukora nguku nguku. Reka tuje dushyiraho thumbnail twateguye, tuzandikaho nguku nguku. Tukimara kuyanika tuzahita dukora kuri OK. Tukimara gukora kuri OK tuzahita dukora back gake ya dusubira inyuma. Nanone dukore kuri video. Tukimara gukora kuri video birarodinga, turateza gake ya bikarodinga video zacu zikabanza zikagaragara nguku nguku. Zikimara kugaragara video tugiye kwa uploadinga ningi tuzayikora nguku nguku tugumisheho. Nanone tuje dukora kuri mu rudomo butatu bungu buri kubona. Nanone tuje dukora ngashi dufresh hano uri kuhabona ukore nguku nguku. Bino bintu nyine uzahita ubisiba nguku. Ukimara kubisiba nta kintu uzahita ukora. Nanone uzahita ushyiramo ya title nyine ya video yawe. Ubwo natwe tuzahita dushyiramo n'ubundi ya title yacu kuko twayiteguye mbere nyine kugira ngo video itaza kurambirana. Tukimara kuyishyiramo n'ubundi tuzahita dukora kuri OK. Tukimara gukora kuri OK tuzaba tubishoje. None tuzahita dusubira handi twari turi nguku nguku. Tuzahita tuhagaruka nguku nguku. Tukimara kuhagaruka nta kintu tuzahita dukora ngaha handitse ahangaha kuri kano kantu nyine kameze nka fresh, kano kantu kizo dufresh uzagakoraho nguku nguku. Ukimara gukora uzahita ukora hano handitse File, hano uri kuhabona ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Rero ukimara gukora nguku uzahita ubona video ufite muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita uhitamo ya video yawe ushaka kwa uploadinga kuri channel yawe nta kintu gito yabigusabye. Rero twego video tugiye kwa uploadinga ni ngi ya mbere ngi kizo dufresh ngi uri kuyibona, urabona ko na title yacu twari tumaze kuyishyiraho nguku nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita uyikoraho nguku nguku. Ukimara kuyikoraho nguku nguku bizarodinga, uzateza gake banze birodinge. Bikimara tujya kwita Business kunguku. Ukimara kugera kwita Business kunguku nta kintu uzahita ubona. Urabona no kuri title urabona ko ya title yacu yajemo nguku nguku nyine, urabona ko ya title yacu yajemo nguku nguku. Rero nk'urugero nguku bateguye title 3 zigiye zitandukanye cyangwa bateguye farm tukashaka kuzishyira icyarimwe. Reka nkwereke nawe ubwo uburyo wabikoramo neza 5 kuri 5 nyine kugira ngo ubashe kubikora, ubashe gushyiraho title zigiye zitandukanye. Yene umuntu nabona title ya mbere nakore kuri video yawe, abone ya kabiri niye kuri video yawe, abone ya gatatu byuraze gukora kuri video yawe. Muri izo shuro 3 video iribuze kuba iri kuri screen yiwe. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora mu gihe ugiye gushyiraho title 3 nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kano uri kukabona kangaka, uri kukabona nyine urabona ko mbanje kubizomenga ini kugira ngo bashe kuba bigaragara neza kangaka uzagakora nguku nguku. Ukimara gukora uzahita ujya kwita Business kuko ukimara kujya kwita Business kuko nta kintu uzahita ukora. Urabona nyine ko aje utuntu dutatu. Ufite title 3 nta kintu uhita ukora. Hano hejuru urabona ko harimo title ya mbere, hano munsi ugahita ushyiramo title ya kabiri, na hano munsi yawe ugahita ushyiramo title ya gatatu. Nano ushaka gukoresha thumbnail 3 nta kintu uhita ukora, uhita ukora kuri kano kantu ka thumbnail kano uri kukabona kangaka, uri kukabona ndakeka neza, uri kukabona neza 5 kuri 5. Rero nako uhita ugakoraho nguku nguku. Ukimara gukoraho nguku nguku nta kintu uhita ukora, uhita ukora no handitse add thumbnail. Reka ngore zoom in kugira ngo mbashe kubibona neza 5 kuri 5. Hano handitse add thumbnail, hano urahakora bwa mbere na hano ha kabiri na hano ha gatatu, ukabasha nyine gukoresha title 3 zitandukanye na thumbnail 3 zitandukanye. Bino bintu nyine biri mu bintu nyine bishobora kuba byatuma views zawe ziyongera mu gihe gito nta kintu gito yagusabye. Gusa nyine biba byiza ukoresha thumbnail zigiye zitandukanye. Niba ufite thumbnail imwe wakoze bya byiza ukoresha thumbnail imwe n'ubundi, aho gukoresha thumbnail 3 zigiye zitandukanye kandi mu by'ukuri ubona thumbnail zisa neza nta kintu gito yagusabye. Rero kano kantu urabona ko ari akubwenge. Niba ufite title 3 uzajya uzishyiraho nguku nguko zahangaha, niba ufite thumbnail nano utuzishyiramo uko zahangaha. Rero twe ubwo dufite thumbnail imwe nta kintu tuzahita dukora kuri kano kantu fizeho dufresh kano kantu kagakubo kangaka ari kukabona. Dukimara gukora nta kintu tuzahita twandikamo hano amagambo muri description ya video ahangaha uri kuhabona ahangaha, uzahita ukora nguku nguku. Ubwo niba wabiteguye uzahita utangira ubyandikemo, niba ufite hashtag uzahita utangira uzandikemo ahangaha nta kintu gito yabigusabye. Rero twe ubwo twabyanditse twabanje kubitegura twabyanditse hano kuri WhatsApp. Ubwo tuzahita tuza kuri WhatsApp yacu niturangiza tubikopiye nguku nguku. Tuzahita tuza kuri WhatsApp yacu niturangiza tubisiregitinge nguku nguku, niturangiza dukore kuri copy. Dukimara gukora kuri copy nta kintu tuzahita dukora, tuzahita tugaruka. Dukimara kugaruka nta kintu tuzahita dukora, tuzahita tubyandikamo nguku nguku. Tuzahita dukora kuri paste. Urabona nyine ko
ko bise bizamo nguku nguku uko twari twabiteguye neza 5/5. Rero ukimara kubisetinga neza nguku nguku nta kintu uzahita ukora. Reka dusebe bino bintu bitari by'ingenzi, uzahita ubisiba nguku nguku, uzabisiba niba hajemo ibintu bitari by'ingenzi. Ukimara kubisiba nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora zoom out nguku nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita usura gake umanura nguku nguku. Ukimara kumanura niba ugiye gukoresha thumbnail nimwe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho du fresh kano uri kukabona uzagakoraho. Ukimara kugakora uzategeza gake wihanganye. Ukimara gutegereza uzahita ujya kuri tablet kuko nta kintu uzahita ukora, uzahita uhitamo ya thumbnail yawe. Twebwe nk'urugero reka dufatire kuri ngi n'ubundi tuzahita dukuraho nguku nguku. Tukimara kuyikora tuzahita dukora kuri done. Tukimara gukora kuri done urabona ko ya thumbnail yacu itangiye kuyaploadinga, uzategeza gake ibanze ijyemo nguku nguku. Ikimara kujyamo nguku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita usukura gake umanura nguku nguku, uzasukura gake uzamura nguku nguku. Ukimara kuzamura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse show more, hano uri kuhabona, aha ngaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzazamura gake yawe wihanganye. Ukimara kuzamura tuno du setting ndi kukwereka ndakiye kuri kutubona neza 5/5. Wowe uzasanga biri kuri yes cyangwa biri kuri no bitewe n'ahantu wa settings ufungura YouTube channel yawe. Ariko rero nakugira inama yo gushyira hano handitse no, kuko ikiza hano handitse no video yawe ibasha kubona abantu bose bari kuri YouTube. Abantu bose bari kuri YouTube babasha kuyibona neza 5/5. Ariko ikiza hano kuri yes bivuze ko nyine video yawe iba ari y'abana. Nyine bahereza abantu bakunda kureba ibintu by'abana cyangwa abantu bakunda gutiza telefone abana, bakaba aribo bayireba neza 5/5 kuri channel zabo. Nyine ugasanga nyine wewe video yawe nagaragara ahantu hose, wanayisearchinga rimwe na rimwe ukayibura kandi mu by'ukuri ariko wasetinzemo ko ari abana bari buze kwireba. Rero we nta kintu uhita ukora, ushyira hano handitse no kugira ngo video yawe ize kugera kuri buri muntu wese uri kuri YouTube abashe kuba yayireba kuri channel yiwe nta kintu na gitoya bimusabye. Rero ukimara kubisetinga nguku nta kintu uzahita ukora, nanone uzazamura gake yawe wihanganye. Ukimara kuzamura uzahita ujya kuri tablet nguku, aha ngaha hidu fresh tuno tuntu nyine kano kantu ka yes na kano kantu kano. Ubwo niba video yawe irimo ibintu byakoreshejwe na AI nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri yes. Niba video yawe utakizemo ibintu byakoreshejwe na AI nta kintu uzahita ukora, uzahita ushyira kuri no nyine bitewe n'uburyo ubishakamo. Gusa hano hantu si itegeko, gusa ushobora kubihitamo cyangwa ukabyihorera bitewe n'amahitamo yawe. Ushobora kubihitamo ugashyiraho ko wakoresheje AI cyangwa n'ubishyiremo, ariko iyo wakoresheje AI yo bibaye byiza ushyiramo ko wakoresheje AI kugira ngo nyine babashe kubibona neza 5/5 nta kintu na gito yabigusabye. Rero ukimara kubisetinga nta kintu uzahita ukwana, none uzamanura gake yawe wihanganye, uzazamura gake yawe wihanganye na kosode, uzazamura gake yawe wihanganye, uzazamura uzamure gake gake. Ukimara kuzamura uzahita ujya kuri tablet nguku. Ukimara kujya kuri tablet nguku uzahita ubona hano hantu handitse tags, hano uri kuhabona. Twebwe nyine urabona ko hari tags nyine twashyizemo nyine twasetinzemo kuri channel yacu. Hano hantu rero biba bishatse kuvuga iki? Hano hantu iyo wateguye nka video runaka, ushobora kuba wateguye video ivuga ibintu runaka, uragenda ukabyandika neza witonze nyine ibintu bijyanye na video yawe, hanyuma ukaza ukabishyiramo hano nta kintu gito yabigusabye. Niba ari teke nyine ukagenda ukabitegura neza, warangiza ukaza ukabipastingamo aha ngaha. Tuno tuntu nyine tuba tumeze nk'udu keyword yena niko nabivuga muri makeya nyine mu kinyarwanda cyoroheje. Nyine iyo umuntu asacinze kamwe muri tuno tuntu wanditsemo aha ngaha abasha kubona video yawe nyine ikaza muri za video nyine bitewe n'ikintu yasacinzemo. Gusa hano hantu bino bintu mu gihe ugiye kubishyiramo nguku nguku biba byiza nyine ushyizemo ibintu bihura neza n'ibiri muri video yawe kugira ngo hataza kwibeshya nk'umuntu yasacinga guteka ugasanga video yawe irahagiye kandi mu by'ukuri nta kintu cyo guteka kirimo, nyine ugasanga ibonye views. Ariko ushyizemo nyine ibintu bihura n'ibiri muri video yawe nyine hano hantu yasacinze icyo kintu video yawe iza muri izo video, hanyuma nyine bihuye n'ikintu yashakaga ahita kanda kuri video yawe akabasha kuba yayireba neza 5/5. Ikindi kandi na bino bintu nyine bibasha gusobanurira YouTube ibintu uri kuvuga muri video yawe. Hano hantu ntuzabeshye nyine uzashyiremo ibintu bihura n'ibyanyabyo biri muri video yawe nyine kugira ngo hataza kuzamo amakosa. Rero ukimara kubipastingamo nguku nta kintu uzahita ukora, nanone uzazamura gake yawe wihanganye, uzazamura gake gake uzazamura. Ukimara kuzamura uzahita ujya kuri tablet nguku. Ukimara kugera kuri tablet nguku urabona hano hantu hidu fresh hano handitse video language. Hano hantu uri kuhabona twebwe urabona ko twasetinzemo ikinyarwanda kubera twasetinze channel yacu. Uribuka ko twayisetinze, niba utarabonye video wanyera kukagenda ukayireba. Uribuka ko nyine ko twari twasetinzemo ikinyarwanda nguku. Niba wowe video yawe uri mu cyongereza nta kintu uzahita ukora, uzahita ukoraho nyine ubanza ushyiremo icyongereza nyine kugira ngo video yawe ize kugera ku bantu banyabo. Kuko nk'urugero nk'ukuntu umuntu akora video y'ikinyarwanda ugasanga hano yashyizemo icyongereza, ubwo YouTube ibona ko video ari muri cyongereza ikahita ihereza nyine ku bantu bakunda kureba video zo mu cyongereza. Nyine abantu bakunda kureba video zo mu kinyarwanda video yawe niba babashe kuyibona. Rero bibaye byiza hano hantu hitusetingamo, hano hantu hitusetingamo ikinyarwanda cyangwa icyongereza bitewe nyine n'ururimi video yawe irimo. Ndakiye kuri kubyumva neza 5/5. Rero ukimara gukiramo ururimi rwawe nta kintu uzahita ukora, uzazamura gake yawe wihanganye.
ukimara kuzamura uzahita ujya kuri tab imeze uku nguku. Hano hantu ushyira udufresh, hano handitse kategori, hano uri kuhabona, ndakeka neza uri kuhabona neza 5/5. hano hantu rero we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufresh akangaka uri kukabona. ubwo nyine niba warashyizemo kategori ya channel yawe, nk'urugero nk'ukuntu uba warashyizemo kategori yenda ya education cyangwa comedy, ariko ugasanga wateguye video itandukanye n'ibintu wari warasetinze mu funguro YouTube channel yawe nk'uko nabikweretse. yenda nk'urugero nk'ukuntu uba warashyizemo education nyine ugasanga video yawe ariko ntago ijyanye n'ibintu byo kwigisha, we nta kintu uhita ukora rero, ukora kuri kano kanone ugahitamo kategori ya video yawe. kano ga setting ndabizi neza ko ari akubwenge kagufasha neza 5/5. kano ga setting kazajya kagufasha nyine uzajya uhitamo kategori nyine ihura neza n'ibintu bya video yawe. uzakora ukimara gukora bazakwereka kategori nyinshi zigiye zitandukanye, ukimara kuzikoraho nyine uzahita uhitamo kategori ya video yawe. niba ari comedy uzabihitamo, niba ari indirimbo music uzabihitamo, niba ari entertainment uzabihitamo, niba ari education uzabihitamo. ariko twebwe nyine tuzahitamo education nyine kuko video yacu ariyo kwigisha. tukimara kuyishyiramo nta kintu tuzahita dukora, tuzahita tumanura gakeya twihanganye. tukimara kumanura tugiye kuri tab imeze uku nguku. tukimara kugera kuri tab imeze uku nguku nta kintu tuzahita tubona udusetting tumeze nk'uku nguku. tukimara kugera kuri tab imeze uku nguku, hano handitse comment, hano usanga bitari kuri no nk'uku nguku, uzahita ukora ushyire kuri no nyine kugira ngo video yawe abantu babashe gutanga comment nyine bize gukunda neza 5/5. kuko nk'urugero nk'ukuntu umuntu ya-uploadinga video kuri YouTube channel yiwe, ugasanga iyo umuntu agiye gukora comment ntago bikunda nyine, ugasanga akantu kwa comment yagafunze. naha ngaha aba yagafungiye nyine, wowe uhita ushyira kuri on nyine kugira ngo video yawe umuntu aza gutanga comment bize gukunda neza 5/5 nyine, ataza gutanga comment nibikunde. hano hantu ndakiye kuri kubana neza 5/5. turi dusetting two munsi uzadusettinga nk'uko twanye dusetinze nk'uko nguku. ukimara kubisettinga nk'uko nguku kano gataboro uzaba gashoje neza 5/5. kandi wabonye dusetting twishi tugiye dutandukanye, utajya kubona ugiye kwa uploadinga unyuze hari ahantu nyine kuri application isanzwe ya YouTube. turi dusetting nyine urabona ko ari utwubwenge, urabona ko nyine ari utwubwenge neza 5/5. rero bonye wabyanditse neza ibintu bya byose wabishyizemo neza, nta kintu uhita ukora kuri kano kantu kwa next. hano uri kuhabona, aha ngaha uri kuhabona, ukora nguko. ukimara gukora kuri next yo channel yawe iri monetize, nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufresh. kano kantu uri kukabona, ukora nguko. bimaze gukora uhita ushyira kuri yes. ukimara gukora kuri yes nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka done. ukimara gukora kuri done nta kintu uhita ukora hano handitse next. hano uri kuhabona, aha ngaha ukora nguko. ukimara gukora nta kintu uzahita ukora nanone uri monetize, kano kantu uhita ukavivura nguko. ukimara kukavivura uhita ukora kuri kano kantu ka submit, kano uri kukabona, ukora nguko. bimaze gukora nguko nta kintu uhita ukora, urategereza gakeya wihanganye bikabanza bikarodinga. urategereza gakeya wihanganye bitewe na connection ufite muri telefone yawe. ukimara gutegereza nta kintu uhita ukora nanone uhita ukora hano hantu handitse next. hano uri kuhabona tuno duce tubiri twose maze kukwereka kuri wowe utari monetize. tuno duce ntago tubona kuri channel yawe nyine, tuno duce nyine usanga nta turimo nyine. wowe uhita kuri tab imeze uku nguku, uhita kuri tab iyi ngiyi tugezeho nguko. ikimara kugera kuri tab nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka next. tuno tuntu nzatugusobanuraho neza 5/5 kuko tuno tuntu natwo n'utw'ingenzi cyane, natwo kutumenya n'utw'ingenzi, ariko video yaba ndende tugiye kudusobanura kuko na tuno tuntu ni twiza cyane. rero ukimara kugera kuri tab imeze kuko nta kintu uzahita ukora kuri next. ukimara gukora kuri next uzakora kuri next, utegereze uzakoraho. ukimara gukora uzahita ujya kuri tab imeze uku nguku. ukimara kugera kuri tab imeze uku nguku, iyo bibaye byiza urabanza ugategereza gakeya video yawe ikabanza ikageza ku 100, bakahita bacekinga ko video yawe nta copyright ifite. bakahita bacekinga nyine video yawe bakareba ko video yawe yujuje ibisabwa. usanze yujuje ibisabwa tuno tuntu nyine usanga twiviviye nguku. ariko ushaka ko byihuta cyane we nta kintu uhita ukora kuri next, ukahita ugera ku ntambwe ikurikiwe. na nk'urugero reka dukore kuri next kugira ngo mbanze mbikwereke neza. gusa iyo bibaye byiza urabanza ugategereza video yawe ikabanza ikiyaploadinga kuri channel yawe nyine, bakabanza bagacekinga ko nta copyright iri kuri video yawe, nta kintu gito yabigusabye. kuko ari ukuntu wa-uploadinga video kuri channel yawe, mara kuya-uploadinga ugasanga hajeho copyright yageze kuri channel yawe nyine, ugasanga ni ibintu bibi cyane. ariko buno buryo bukoresheje nguko ubonye copyright kuri video yawe, ubasha nyine kuba wayibona kare nyine utara-uploadinga kuri channel yawe, n'ahantu iragera ukaba wayidiritinga nta n'umuntu urabibona utarana-uploadinga kuri channel yawe. nyine urumva ko kano kantu nako ari akubwenge. nyine urabanza ugategereza gakeya video yawe ikabanza iki-uploadinga kuri channel yawe. rero reka dukore kuri next kugira ngo mbanze mwereke uko biba bimeze. uhita ukora hano handitse next, hano uri kuhabona.
ukimara gukora kuri next tugiye kuri tab imeze uku nguku, ukimara kujya kuri tab imeze uku nguku twebwe urabona ahantu nyine ko biri kuri unlisted, hano uri kuhabona ushobora gushyira no kuri private, ariko bibaye byiza ushyira nkaha ngaha shizu fresh kugira ngo aho uhugukiye uze kuyishyira kuri public nyine kugira ngo video yawe ibashe kubonwa n'abantu benshi bagiye batandukanye nta kintu na gito yabigusabye. Rero ukimara kubisetinga nguko nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka save. Bimaze gusevinga ubu birangije nyine uburangije kwa uploadinga video yawe, bivuze ko niba washyize kuri public umaze gukora save video yawe yarangije kuyuploadinga kuri channel yawe, nyine video yawe nyine itigaragara nyine kuri YouTube channel yawe, nyine urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero buno buryo nyine urabona ko ari ubwenge, niba bugufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi niba nawe wari ubuzi ubimbwira muri comment. Ubwo tugiye kubanza dutegereze nyine dutegereze turebe ko video yacu nta copyright ifite, nyine bacheckinga buri kimwe cyose. None usanga kano kantu nta copyright kariho, nyine turetse twaploadinga video yacu kuri channel yacu. Ubwo tuzateza gakeya twihanganye kugira ngo video ibanze ijyeho nguku. Reka tumaze dutegereze ngwere ku buryo biba bimeze nguku. Ubwo tuzategereza. Rero urabona ko tukimara gutegereza nyine urabona ko video yacu imaze kugera kuri 99, urabona ko yenda kurangira. Nabanje nyine gutegereza kugira ngo nyine mbanze nyaploadinge ngwere ku buryo biba bimeze neza 5 kuri 5. Ngwereke iyo ufite copyright uburyo biba bimeze, ngwereke n'uburyo batagwaye copyright kuri video yawe uburyo biba bimeze, kugira ngo ubashe kwaploadinga video yawe witeguye neza, nyine ubona video yawe imeze neza 5 kuri 5. Nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. Rero uzateza gake banze birodinga, bikimara kurodinga nguku bikimara kugera kuri 90 bizahita bitangira kubara nguku. Bigitangira kubara nyine bazahita bacheckinga nyine video yawe, bahite bareba ko nta makosa ari muri video yawe. Bazacheckinga nyine bizahera kuri rimwe bizagena bibara nyine bibanze bibare bigeze ku 100. Bikimara kugera ku 100 nyine bazahita bareba video yawe barebe ko nta makosa arimo. Nyine bakimara kubona ko nta makosa arimo bazahita bakwereka nyine bazahita bakwereka utuntu tubiri nyine twifunguye nkuko ngiye kubikwereka. Nyine urabona birimo birarodinga, ubwo nyine tuzategeza gake twihanganye nyine kugira ngo mbashe kukwereka uburyo biba bimeze neza 5 kuri 5. Ubwo tuzategereza gake twihanganye. Nanone tukimara gutegereza urabona ko tugeze kuri ya tabure yo gucekingiraho video, urabona ko nyine video yacu nyine utuntu twose tumeze neza 5 kuri 5. Ariko wowe mu gihe utari monetize kano kantu ko munsi usanga katariho kuri video yawe, nyine usanga kariho kano kantu ko hejuru. Iyo hariho copyright nyine usanga handitse akantu ka copyright, nyine bakubwiye ko nyine video yawe itemewe kuri YouTube, nyine babikwereka mbere kugira ngo uyaploadinge. Nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. Rero ukimara kubibona nguku ubonye video yawe imeze neza nta kintu uhita kuri kano kantu ka next, uri kuhabona ukora nguku. Ukimara gukora urategeza gake, ukimara gutegereza uhita ugera kuri tab imeze nguku. Ukimara kugera kuri tab imeze nguku nta kintu uhita ubona, uhita usanga bisetinze nguku nyine bitewe n'uburyo wabisetinze ufungura YouTube channel yawe nguko nabanje kubikwereka. Rero ushobora gusanga biri kuri unlisted we nta kintu uhita ukora, ushobora no gusanga biri kuri private cyangwa kuri public nyine bitewe n'uburyo wabisetinzemo. Rero we nta kintu uhita ukora ushaka ko video yawe itijya kuri channel yawe nta kintu gito bigusabye, nyine ako kanya nyine bitewe n'uburyo wabisetinzemo uhita ukora no handitse public. Hano uri kuhabona ngashi du fresh ndakiye kuri kuhabona neza 5 kuri 5. Ariko nyine ushaka ko video yawe uri buze kuyishyiraho nyuma nyine bitewe n'igihe wa-uploadingiye, kuko nk'urugero nk'uko ushobora kwa-uploadinga nijoro nyine urumva nako video yawe itijya kuri YouTube channel ako kanya, ahubwo nyine utegereza nyine igihe nyine abantu bari online ukaba ari bwo uri buze kuyishyira kuri YouTube channel yawe. Rero iyo ushaka kubikora nguko nta kintu dukora itukora kuri kano kantu ka unlisted, kano uri kukabona ukora nguko. Bimaze gukora nguko nta kintu itukora kuri kano kantu ka save ndakiye kuri kukabona neza 5 kuri 5. Urabona ko video yacu nta copyright ifite, nta kintu na gito ifite, kandi urabona ko ibintu byacu bimeze neza 5 kuri 5. Yibonye bimeze neza 5 kuri 5 itukura kuri kano kantu ka save, maze video yawe ukabasha kuyisavinga kuri channel yawe ukari buze kuyaploadinga gake ya witonze bitewe n'igihe nyine ubuze kwa-uploadingira. Ubwo ukoze kuri kano kantu ka save wakoze kuri public nta kintu itubona, nyine video yawe itijya public kuri YouTube abantu bakabasha kuba bayireba kuri channel yawe nta kintu gito yabigusabye. None se buno buryo maze kukwereka urabona atari bwiza cyane ugereranyije na buriya buryo bwo gukoresha application ya YouTube isanzwe. Nyine urabona ko buno buryo ni bwiza cyane, ubona amahirwe menshi yo gukoresha utuntu twishi tugiye dutandukanye, kandi ubona n'amahirwe yo gucekinga video yawe mbere yo kuyaploadinga kuri channel yawe, yaba irimo amakosa ukabanza ukayeditinga. Iyo usanze harimo copyright ushobora kuba wayikata mbere yuko abantu bayibona, none wamara kwikata none uko ari buze kuyaploadinga nta kintu gito yabigusabye. Nyine buno buryo urabona ko ari uburyo bwiza cyane. Buno buryo niba bugufashije bimbwira muri comment, ufite icyifuzo, ufite inyunganizi cyangwa ufite ikindi kintu twazagarukaho butawe nta kintu usabwa gisigaho muri comment. Wogeza kuri uyu munota nta kintu nakuguretse kugushimira. Sawa mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ngiyi, ndasubiza ikibazo zawambaje munsi muri comment. Ciao Imana barinde, ndabakunda cyane.